Nongeye kwifuriza umunsi mwiza. Basoza aho muri hose, aho muherereye muri uyu mugoroba, ibyo muriho murakora byose cyangwa se ahariho hose muherereye, haba aho mwatembere cyangwa se mwiyicariye, ibyo murimo murakora, ibyo muri gutekereza, ibyo byose murimo murakora, nongeye kubasuhuza mbifuriza nyine umugoroba mwiza ndetse no kubikora mu mahoro n'ubwisanzure. Nongeye kwifuriza nyine umugoroba mwiza cyane n'amahoro y'Imana. Nshuti bakunzi ibeye channel yacu. Ngamanguruse ngo tuganire mu minota mikeya cyane, ntago ari myinshi, ni iminota mikeya cyane ngira ngo tuganire ku bintu bitandukanye. Hari ikintu tumaze iminsi cyangwa se hari ibintu umuntu aba agenda abona hariho hose. Ni ahantu hari hose umuntu agenda cyangwa se aho umuntu aba hose, ikintu kijyanye n'imyitwarire itari myiza mu by'ukuri kabikomeje kugenda nyine igenda itwafekita cyangwa se itubata hariho hose usanga itugaragaraho. Ni ngombwa rero ko tumenya imwe muri iyo mico itari myiza cyangwa se imico itabereye kugira ngo wenda tube twayirinda, kugira ngo tubashe kuba muri sosiyete nta nkomanga cyangwa se nta uturyanira inzara cyangwa se nta n'utwinuba mu by'ukuri ahariho hose turi. Hari ibintu twatoranyije cyangwa se twari ibyo dusanga abiza imbere y'ibindi byose, ibintu bigeze kuri 7 tujye kuganiraho, tujya kubigana kugira ngo turebe uko turebye ibintu ni ibiki bituma mu by'ukuri amakimbirane ahari aza yirukanka cyane cyangwa se byongera umuvuduko w'amakimbirane muri sosiyete. Ubwo sosiyete wenda naho umuntu aba ateraniye n'abandi cyangwa se aho umuntu aba mu kazi ka buri munsi cyangwa se ibyo umuntu akora buri munsi, ubwo haba hari nabo bari kumwe cyangwa se bo baba nyine bari kumwe muri ako kazi ka buri munsi. Tugiye kureba rero ibintu 7 bituma umuntu batamwiyumvamo cyangwa se bikururira umuntu kuba yajya mu makimbirane ndetse n'abandi bari kumwe muri sosiyete. Nongera nyine kubifuriza ikaze. Ibyo bintu 7 rero tujye kureba ni ibintu 7 bitari byinshi cyane cyangwa se bitagoranye kubimenya. Ikintu cya mbere muri izo mbogamizi cyangwa se twazita nka gitera gikura amakimbirane muri sosiyete, niba uri kumwe n'abantu muri sosiyete cyangwa se abantu mukorana, burya hari ibintu ushobora gukora bigahita tayari bizana icyo bita amakimbirane ndetse no kutakwizera. Ikintu cya mbere tureba, hari icyo bita kubereka ko mu by'ukuri ubarenzeho, kubera ko ubarenzeho mu kumenyana n'abakomeye. Iki ni ikintu kigenda usanga uri wowe wese cyangwa se umuntu, harimo abantu cyabase cyangwa se abantu bagendera muri ibi bintu, ugasanga umuntu ari kwereka bagenzi biwe yuko hari urwego amaze kugeraho, hari abamaze kumenyana nabo bakomeye, hari urwego rwakomeye amaze kugeraho. Mu by'ukuri ugasanga ni umuntu nyine muri sosiyete uhora ugaragaza yuko hari uruhande cyangwa se hari igice runaka amaze kugeraho cyisumbuye aho yarari, ukaba wereka bagenzi bawe yuko mu by'ukuri ubarenzeho cyane bitewe n'uko hari aho wagira bo batagira. Ibi bintu rero bituma mu by'ukuri abantu bitazana icyizere, ahubwo bagutakariza icyizere, bagatangira kukubona nk'umuntu nyine wiyemera cyane. Ibi bintu rero si ngombwa yuko ni waba uziranye n'abakomeye cyangwa se hari abantu runaka amaze kumenyana bakomeye bafite icyo bakumarira, si ngombwa yuko ugenda ubyereka bagenzi bawe muri sosiyete, kubera ko mu by'ukuri bagufatanya nk'umuntu urimo kubiyemeraho cyane. Ibintu rero ni ngombwa ko umuntu agomba kubyirinda. Iyo yari impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, hari icyo bita kwigira umuntu uzi byose. Umuntu uzi byose burya ntagabaho. Wamenya byose se waba ari Imana? Hari abantu nyine bigira abantu bazi byose, cyakora twemera ko ushobora kumenya byinshi, ariko kumenya byose byo ntabwo bishoboka. Kuko nta muntu umenya byose. Ahubwo usanga ubuzi nibura byinshi, bimwe na bimwe ubizi. Kwereka abantu ko uzi byose cyangwa se wamenye byose, mu by'ukuri bagufata nk'umuntu nyine
wiratana ibyazi kandi mu by'ukuri bakanakubwira ko utazi byinshi cyane. Buriya ntabwo ari ngombwa kwerekana ko uzi byose, ahubwo cyangwa no kubereka ko hari ibyo uzi, haba hari icyo bagukeneyeho ukakibafasha. Buriya abantu nibo bagenda bakwamamaza, buriya nta muntu wiyamamaza ngo azi byose, ntago wakwiyamamaza ko uzi byose ngo bishoboka, ahubwo icyo gihe ugiye kubikora mu by'ukuri urimo kwikururira amakimbirane cyangwa se ugiye gukimbirana n'abantu mubana muri sosiyete. Ahubwo urareka abantu akaba aribo bavuga ibyishuzi, aho kugira ngo uvuge ugende wenda wiratana ibyo uzi. Icyiza ni uko wajya ufasha abantu aho bikenewe. Buriya kugenda ufasha abantu niko bagenda bamenya ko uzi byinshi, kuko burya hari ikibazo bagize bakaba ari ngombwa ko batirukanka ngo bajye ahantu kure cyane gushakisha ukibakemurira. Babura nawe iyo babonye ugikemuye uri aho hafi, mu by'ukuri bahita bemera ko uzi byinshi. Icyo gihe rero bo baba babikuvuze ariko we ntabwo ubyivuze. Biba byiza iyo babikuvuza kugira ngo ubyivuge. Ni byiza yuko rero nta umuntu atiratana ibyazi, kuko buriya nta muntu umenya byose. Hari ibyo uzi, hakaba n'ibyo na mugenzi wawe azi. Buriya hari ibyo utazi mugenzi wawe azi, hari n'ibyo mugenzi wawe atazi wowe uzi. Icyangombwa ni uko mwese hari icyo muzi, ahubwo mugafashanya. Icya gatatu hari icyo bita kwaka ikiguzi cya hato na hato. Niba umuntu akwitabaje ngo ugire akantu umufasha, mu by'ukuri twagiye tubona hari abantu benshi usanga bafite mwene aka kantu, ugasanga niba hari ikintu mu by'ukuri umufashije, bikaba ngombwa ko unamwaka n'ikiguzi. Ntabwo ari byiza buriya ko buri gihe umwaka ikiguzi. Buriya hari igihe areba agasanga bamufashije, hanyuma akibwiriza akareba icyo akugenera, kuko buriya umwatsi ikiguzi rega hari igihe nabwo atangira akibaza se araguha iki gikwiranye n'icyo wamukoreye. Buriya nawe bumuruhije cyane, wamuteye gutekereza cyane no kwibaza byinshi. Ahubwo icyiza buriya no ko wareka akakugenera icyo abona kigukwiriye cyangwa se icyo afite. Buriya utanze icyo afite ntabwo bwayirwa. Uko umuntu ari nyine niko asohoka. Ariko iyo ugiye kumwaka ikiguzi, yibaza n'ikiguzi ari buguhe, ugasanga nta n'icyo afite. Ariko we iyo yitoye akaguha icyo afite, kiba ari icyo. Kandi iyo ucyakiriye n'umutima mwiza buri bumufashije. Si ngombwa rero ko buri kintu cyose wafasha umuntu uzajya umwaka ikiguzi, kuko buri gihe bazakwita nk'umuntu ukora ikintu ari uko wabanje kwishyurwa, kandi burya ntabwo ari byiza. Nawe harya wazagera igihe ugasanga niba ari ubufasha watse, nawe ajya kukwitura nk'ibyo wamukoreye atangiye kukwishyuza. Buriya si ngombwa ko icyo ari cyo cyose wakorera umuntu wamwishyuza, nagira n'icyo aguha akikwihera ku bushake bwiwe ariko utakimwishyujije. Buriya icyo kintu kiba cyiza iyo ukirinze, kuko iyo ukunda kugikora gituma agenzi batakwiyumvamo, ugasanga amakimbirane naho ngaho ari nyine ntibakwizera, icyizere kiragabanutse. Hari icyo bita impamvu ya kane, icyo bita kuvuga amagambo menshi buri gihe, rimwe na rimwe arimo gucyurirana. Hari abantu babigize nk'intero, ugasanga mu by'ukuri ibintu byose bavuga ntabwo barangiza hatarimo gucyurirana, cyangwa se hatagize abo bacyurira. Naboreka ibintu ntabwo biba byiza, kuko buri gihe iyo ucyurira abantu, rimwe na rimwe hari n'abatakandagiraho uri, kuko baba bazi ko uri bubacyure cyangwa se uri bubatake, ugasanga ugiye kubacyurira. Kandi hari abo bitabishimisha mu by'ukuri. Ntabwo ari byiza rero guhora buri gihe amagambo ya 10 uvuze 8 abacyurirana. Buriya kiba ari ikibazo cyane, kuko buri gihe usanga bamwe bakwirinda, ugasanga ibiganiro byawe ntawe byitabira, bitewe n'uko rimwe na rimwe wataka bagenzi bawe ukaba wabacyurira, kandi ari ibintu bitajya bibashimisha. Si ngombwa rero ko urangwa n'amagambo acyurirana, amagambo atubaka. Ahubwo icyiza ni uko wahindura ukajya uvuga amagambo yubaka, adasesereza abagenzi bawe kenshi na kenshi. Rimwe na rimwe hari igihe warivuga ukariteramo, ariko burya none iyo ukabije ukabigira kenshi na kenshi bikaba akamenyero, bose bakayikumenyaho, kiba ari ikibazo kuba kakubayeho. Buriya nta muntu witabira kuza mu biganiro uherereyemo. Iyo yari impamvu ya kanga, yari impamvu ya kane. Impamvu ya gatanu icyo bita guca intege ibyo bagenzi bawe bakoze. Ibyo ari byo byose ukabica intege. Hajya wumva ko uri umuntu uzi byinshi, cyangwa se ari wowe ufite icyo uzi kurusha abandi,
iyo uri umuntu ufite icyo uzi kurusha abandi buriya si ngombwa ko niba hari icyo abandi bakoze usanga wajya kubaca intege ubabwira ko ibyo ari gukora atari byo cyangwa se batabishoboye, kubera ko nawe aho wabigejeje naho ugeze ubizi, byanze kunze hari ababikwigishije cyangwa se hari abo nawe wabikuye, bityo rero nabo iyo barimo barabikora buriya niyo nzira nziza yo kubyitoza, igihe kiragera nabo bakabimenya, ariko burya buri gihe ugenda buri gihe ubereka ko ari wowe ubagize, bo ntacyo bamenya ntacyo bakwifasha aho utabafashije, ni ikibazo bageraho bakumva ko uri umuntu w'umwirasi, uri guca intege bagenzi bawe, nta kintu kibubaka, ntacyo ubereka ko mu by'ukuri bo nta ntege bafite cyangwa se nta bushobozi bafite, ahubwo ngira ngo icyiza no kuba wabaremamo icyizere ukavuga ko nabo bashoboye, biba byiza iki kintu kirinze kuvuga ko bagenzi badashoboye, kuko usanga buri gihe nyine bakwitwaraho umwikomo, bakumva ko mu by'ukuri utari umuntu mwiza utababanira, buri gihe ubaca intege ubanenga mbese nta kintu cyiza ubifuriza. Ni ngombwa ko iki kintu mu by'ukuri ugishyira ku ruhande ukakireka nawe wanagikoraga ukakihorera, ukumva ko n'abandi bashoboye, ukumva ko ibyo uzi niwe nabizi nabo babimenya, kubera iki se batamenya nabo babimenya, ahubwo ukabigisha cyangwa se ukabagira inama uburyo ki babikora neza nkawe ndimo nabikora neza, ariko si ngombwa kubaca intege ubabwira ngo ntacyo bakwigezaho ntabyo bashobora, kuko nawe ntabwo uba warabivukanye. Icyiza ni uko barimo icyizere cyo kuba ahubwo nabo bakora bakabigeraho. Yari impamvu ya gatanu. Impamvu ya gatandatu tugiyeho, kutemera kunengwa n'igihe wakoze amakosa. Burya rero hari umuntu muri sosiyete usanga atajya yemera kunengwa, hari umuntu uba wumva ko buri gihe ibyo aba yakoze biba ari ukuri, ndetse wanamubwira ko ibyo yakoze atari byiza, ugasanga nyine impamvu ivuye aho muratonganye ye no kurwana biziraho. Burya ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari na byiza ko buri gihe wemera ko ibyo ukora byose bitunganye. Ni ngombwa ko umutima wemeza yuko nawe ushobora gukora ibintu bidatunganye cyangwa se ushobora gukosa. Buriya nta muntu udakosa, nta n'umuntu buri gihe ukora ibitunganye buri gihe, habaho kwibeshya, ntawe utibeshya, kandi ntawe udakora ikosa, ikosa no gusubiramo ikosa. Ntukumve ko umuntu yakuye ko utakoze ikintu neza rundi rwango, ahubwo ni uburyo bwo gukeburana. Ni ngombwa kwemera ko nyine wakosheje, ubundi iyo uvuze ko wanakosheje ibyo binarangirira aho ngaho, ubundi utaha mugashakisha uko mubikemura. Ariko buriya iyo umuntu akubwiye ngo wakoze iki ngiki ugatera hejuru, ukumva ko nyine uri umuntu ukora ibintu bitunganye by'ukuri buri gihe, rimwe na rimwe ahubwo bakubona nk'umunyamafuti, kuko buri gihe wibwira ko ibyo wakoze ari iby'ukuri, ariko kenshi na kenshi bo bahita babibonamo nk'amafuti, kubera ko utemera ko ujya ukosa, ukumva ko n'ibyo wakosheje nabyo ari ukuri, nabo ni uko babifata. Si byiza rero mwene uwo muntu, hari igihe usanga muri sosiyete haba ikibazo, ugasanga batangiye kumwirinda no kutamwizera. Ni ngombwa yuko icyo kintu rero ugihindura niba wagikoraga. Twagiye ku mpamvu ya kangahe? Twagiye ku mpamvu ya karindwi, ari nayo ya nyuma. Impamvu ya karindwi ari nayo ya nyuma ni aho uri muri sosiyete kudatekereza ko hari icyo bagenzi bagufashije, niba n'icyo bagufashije ukakibagirwa burundu. Hari abantu nyine usanga bibagirwa niba hari n'ikintu bagenzi bagufashije, ugasanga wenda bitewe n'aho umaze kugera, ugasanga ntubyibuka, ntunemera ko hari icyo bagufashije, urafata nk'abantu nyine badafite, ubu warenzeho cyane kure, batagize ikintu bagufashije. Buriya ntabwo ari byiza kwerekana ko cyangwa se kwereka bagenzi be yuko nta kintu bigeze bagufasha, kuko aho ugeze ntabwo warahigejeje gutyo gusa uri umwe. Hari ibitekerezo baba bakuyemo, hari ubufasha runaka baguhaye, hari iki, ahubwo ikibazo ni uko hari aho umuntu agera ugasanga nyine arabyibagiwe byose, ugasanga nyine ni ibintu utibutse, cyangwa se niba unabyibuka urabyirengagiza, kubera ko hari aho umaze kugera ukumva ko ubarenzeho cyane. Rimwe na rimwe bagufata nyine nk'umuntu w'umwemezi, umuntu umaze kuba umuntu w'umwirasi, umuntu wibagirwa vuba, umuntu wibagirwa aho yavuye. Ugasanga amagambo nyine ni uko nguko ateye, ugasanga nta cyiza bakwifuriza. Bari bati
iyo mbimenya kumenyana nawe nta kintu byamariye, iyo mbimenya sinari kumenyana nawe. Ibyo mujye mubyirinda, kuko iyo wigize nyine umuntu nyine utaribuka ubufasha bagenzi bawe baguhaye, cyangwa se aho bagukuye, cyangwa se icyo ari cyo cyose baba barakumariye, cyangwa umuntu kubyibuka ukumva ko umuntu hari agaciro umuhaye, hari icyo yagufashije mu buzima, hari icyo yakuzaniye utari ufite, hari icyo wamukeneyeho mu by'ukuri, hari ubufasha runaka. Ibyo bintu rero iyo ubyibagiwe usanga abantu nyine batangira kukwikura mu mutwe, bakakwikura aho ariho hose, ntabwo bongera kuwutekereza, ntibongera kuwufata nk'umuntu wari mugenzi wabo, ahubwo barakwirinda. Inshuti bakunzi bacu rero, ibyo nibyo twe twaje ngo tuganireho, turebe nyine ibintu bituma tutabana neza na bagenzi bacu muri sosiyete. Ni ngombwa ko ibyo bintu nitwabyitaho tuzabyirinda, kandi umubano ukagenda neza muri bagenzi bacu. Inshuti bakunzi bacu rero, ngira ngo naha dusoreje ibiganiro byacu, nakagaruka. Mugire umugoroba mwiza.